Yes, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Imena TV show, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino ku isi, abari mu majyepfo, amajyaruguru y'u Rwanda, uburasirazuba n'uburengera bwaryo. Gene mboneza makuza arutse abangera cyogera ku rugamba mu shagambo tagera imbe mu nda, nkaba rwisendekereza muri marwa muri mutama amajyambere ajya ku rugamba rwo gumera nkiko, nkabindatirwa abahizi mu ikotenero ry'abahizi rutari mbari umugabe mugambe nkabotahana. Nitwa MC Imena Gitero Moses kabisa. Reka nongere nihanganishe abantu babagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abantu uyu munsi babagize ibyago, hari ababa reka nihanganishe abantu bapfushije ubukwe. Hari abantu bapfushije ubukwe, bya bindi bita kubengwa. Hari umukobwa duherutse kuganira arambwira ngo ngiye maze gupanga ubukwe inshuro enye zose ubukwe bupfa. So reka nkwihanganishe n'abandi mwese mwagiye mugira ibibazo byo kugenda mugira cyangwa mupanga ubukwe bugapfa. Ibyo byose abari ibibazo biba bigiye bigize gute bitandukanye. Mukomeze kwihangana. Uyu munsi rero cyangwa uyu mwanya narinje ngo twiganirire ku kintu kijyanye n'inkwano, ikintu kijyanye n'inkwano mu muco w'Abanyarwanda. Iyi nkwano ni kimwe mu bintu biba byaragiye bivugwaho bitavugwaho rumwe n'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu bamwe bakavuga bati inkwano ni ishimwe ry'ababyeyi, abandi bakavuga bati inkwano ikwiye kuba precisoma mu buryo runaka cyangwa ubu n'ubu, abandi bati umuntu akwiye kureba cyangwa agendeye ku miryango, sibyo? Ugasanga aho umukobwa avuka cyangwa aho umusore avuka naho haragira uruhare cyangwa haragena inkwano umukobwa agomba gukobwa. Ubundi buriya iyo tuvuze ngo inkwano mu muco w'Abanyarwanda cyangwa inkwano mu mateka y'Abanyarwanda, akenshi bura tuba dushatse kuvuga icyo bita ishimwe ry'umubyeyi. Mbere na mbere wenda twihinnye mu muco, Abanyarwanda bo hambere bo bari bafite ibintu bagenderaho, ariko cyane cyane ibyo bagenderagaho, Abanyarwanda cyane baribaga icyo twakwita umuryango. Bivuga ngo umuryango wanjye warahagurukaga, habaga icyo bitaga umuranga cyangwa kurambagiza mu mateka y'Abanyarwanda. Buriya ni naho Abanyarwanda bavugiraga bakavuga ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Kuvuga kuriya ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina, babaga bashatse kugaragaza neza ko byanze bikunze umuntu wabuze umuranga cyangwa umuntu wabuze umuntu umurangira bishobora kumwafectinga, bishobora kumutera ibibazo runaka, wenda mu bijyanye n'imibereho ye ya buri munsi cyangwa mu bijyanye n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Hanyuma rero tuvuge ngewe Imena Gitero, umuryango wanjye wagiraga gutya ukajya kurambagiza wenda mu muryango wa Igabe Israel. Noneho umuryango wa Igabe Israel ugafata umuryango wa Sengurebe Joel, urumva? Noneho iyo miryango wenda tuvuge ngewe umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye yakunze kwa Sengurebe Joel, uwo yakunze azwi na Igabe Israel. Bivuga ngo Igabe twamufataga nk'umuranga, akagenda akajya kuba umuranga, ariko akaba umuranga mu muryango wo kwa Sengurebe Joel. Bivuga ngo rero iyo twavugaga ngo umuryango habayemo umuranga, umuhungu wanjye Manase, urumva? Umuhungu wanjye Manase ndamufashe ngiye kumushyingira kwa Sengurebe. Byasabaga rero ko menya ngo ese Sengurebe ntabwo akubita umugore we, kuko urumva yabaga ari kurambagiza imiryango. Iyo tuvuze kurambagiza mu muco w'Abanyarwanda twabaga tuvuze kurambagiza, twarebaga imico, bakareba bakavuga batese kwa Sengurebe nta muntu urwara igicurubayo, ese kwa Sengurebe nta mugore ukubita umugabo, nta mugabo ukubita umugore, ese imiryango yabo irarambana, ese imiryango yabo irabyara, bigenda bite? Bivuga ngo Abanyarwanda mu bijyanye no kurambagiza
bashingiraga ku kandi ido n'ido. Noneho rero icyo gihe uwo muntu w'umuranga yabaga ari umuntu uziranyweho n'imiryango yombi. Umuryango wa Imenagitero ukicarana n'umuryango wa Sengurebe, abasaza barimo bakicara bakaganira, bakavuga bati rero tugiye gushyingira umuhungu wacu witwa Igabe Israel. Bati turamushyingira nde? Turamushyingira wenda uriya mukobwa nuko ntibuka izina rye witwa nde sha? Esther. Bati turamushyingira Esther. Noneho umuranga niwe wabaga afite inzira ikomeye, niwe wabaga afite akazi gakomeye ko kujya kumenya ese mu muryango wo kwa Sengurebe nta miziro n'imiziririzi haba, ese nta badayimoni babayo. Nuvuga ngo kera hari ibyo bitaga ibintu by'amadayimoni, kakuru ujya kubona ukabona umuntu agize gutya yikubise hasi, ukajya kubona ukabona mwigeze kumva abantu amadayimoni ategeka. Hari umugabo w'inshuti yanjye wasenye urugo, ndamwazana ese byakugendekeye bite? Arambwira ati umugore wanjye yari afite ikibazo cy'amadayimoni, yajyaga amusaba kujya muri parafo, byagera nka saa 3 z'umugoroba umugore agahita ajya muri parafo, bajya mu cyumba bagiye kugira icyo bakora, umugore agahita ajya muri parafo, urumva, akava muri parafo bukeye. So ibyo rero, ibyo byose ni ibintu abantu babanzaga kureba, bakabanza kubyigaho, bakabanza kumenya neza niba nta muziro nta muziririzo wo mu muryango bagiye kugira gute, bagiye gushyingiramo. Noneho umuryango bamara kumenya ko nta muziro nta muziririzo, bagafata inzoga bakikorera, bakitegura kujya gusaba irembo. Nituvuga irembo muraza kubyibuka, habagaho irembo ry'umuheto, hakabaho irembo ry'abashyitsi, habagaho amarembo menshi. Habagaho irembo ry'umuheto, hakabaho irembo ry'abashyitsi, hakabaho icyo twitaga irembo ry'inka, yego amarembo, irembo ry'inka, hakabaho noneho irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Icyo gihe rero ibyo byose murabyibuka ko mu kiganiro twigeze gukorana ubushize, ibyo bise ngo icumu rya nyirurugo riri mu ntagara. Muribuka ko nababwiye ngo iyo bavugaga ngo icumu rya nyirurugo riri mu ntagara, ni ukuvuga ngo jewe niba ngiye ku muturanyi wanjye ngasanga ntawe uhari, bafataga icumu bakarifata bakarishyira mu ntagara. Nuvuga ngo nge niba mpageze ngasanga ayo marembo nta cumu riri mu ntagara, ubwo urwo rugo nabaga nemerewe kugira gute, nabaga nemerewe kurwinjiramo. Ubwo uwo mugabo w'umuturanyi yaza yasanga iryo cumu ryanjye riri mu ntagara, nawe akagira gute, agahita yikomereza. Ubwo ntabwo yabaga akigize gute, akinjiye aho ngaho. Nuko noneho rero nibyo nari ndimo nkubwira, abanyarwanda bo bari abahanga cyane, bagiraga icyo twita ayo marembo yose. Nuvuga ngo iyo babaga bamaze kurambagiza umukobwa bamurambagije, baramuranze, bamaze kumuranga, umuryango bamurangiye uramushima uramukunda, bagahita rero bajya kugira gute, bajya gusaba irembo. Hanyuma rero iyo bahageraga, hari ibintu nka 3 by'ingenzi byakorwaga. Mu kiganiro cyiza gukurikiraho ndaza kubabwira ibyo bintu 3 by'ingenzi byakorwaga. Iyi ni Imena TV show, ye nimoneza makuza rutabagera cyogera ku rugamba umushakamba utagira imbeho mu nda, nkaba rwisendekereza muri marwa muri munotuma amajyambere ajya ku rugamba rwo gumera nkiko. Nitwa MC Imena Gitero Moses. Reka mbibutse ko ushaka kwambara neza, abanyarwanda baravuga ngo uwambaye neza agaragara neza. Nta handi hantu bashobora kukwambika ukaberwa, waba ufite ubukwe, waba ufite anniversaire, waba ufite umubatizo, waba ufite ibirori ugiye kujyamo, waba ukeneye agakositimu keza, ikanzu nziza, urukweto rwiza, ngwino muri Oliva Design. Oliva Designer akorera mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya 2. Ngwino ukihagera urahita uhamagara 0788 327
9061. Ikiza cya Oliver Designer nuko ashobora no kugukopa igihe udafite amafaranga yo guhita umwishyura ariko ufite ibirori, cyangwa ukishyura 1/2 cy'amafaranga ugomba kwishyura. Babandi rero bavugaga ngo ese nzakora ubukwe gute, bizagenda gute, ubu byaroroshye, wikongera guhangayika kandi Oliver Designer ahari. Reka nkwibutse ko muri Serenity Bar and Restaurant ari wantu honyine ushobora kugera, ni mu mahumbezi meza munsi ya Fawe Girls School. Ni ahantu hazima kandi heza, afite jardin nziza ushobora kwicaramo ukaruhuka ugasangira n'abawe. Bagufitiye igikoni cyiza, bafite serivisi nziza kandi zitandukanye, bagufitiye amacumbi, internet yihuta ku muvuduko udasanzwe. Aho rero nta handi ni muri Serenity Bar and Restaurant. Duhamagare kuri 0788837906 tugukoreshereze icyitwa reservation. Nibango niba ukeneye ifi, niba ukeneye inkoko, niba ukeneye brushette nziza kandi iryoshye, naba abantu bakunda akabenzi, muri Serenity Bar and Restaurant twebwe tushobora no kubikugezaho aho uri hose. Ngwino wakirwe neza, uhabwe serivisi nziza kandi ku giciro cyiza. Turabakunda kandi tubahuza kundi bayo mutima. Reka mbabwire ngo cacaho, Imena TV show nakagaruka, mugire ibihe byiza.